mwaramutse mwiza abakurikiye chaîne ya Smart Mega TV Show. Aho muri mwese uyu munsi tuzinduwe no gutangiza ikiganiro cyitwa Gospel Morning Show. Ni ikiganiro kizajya gicaho hafi ya buri munsi, aho tuzajya tureba ibigwi n'amateka by'abakozi b'Imana. Uyu munsi wa none tuzinduwe no kukubwira ibigwi n'amateka bya Dr. Pasiteri Antoine Rutayisire. Ibigwi n'amateka utaruzi kuri Dr. Revera Antoine Rutayisire. Icya mbere ni uko aherutse kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ese Antoine twumva yavukiye he, yakuriye he, ni muntu ki? Antoine Rutayisire yavutse mu mwaka w'1958, avukira mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburengerazuba. Yakuze ari umwana uzi ubwenge kandi akarangwa n'ikinyabupfura. Yari afite impano y'ubugeni. Amashuri abiri abanza yayize mu mwaka umwe, ahita ajya mu wa gatatu kuko yatangiye azi gusoma ariko atazi kwandika. Pastor Antoine Rutayisire muganira yaragize ati, nize umwaka wa mbere n'uwa kabiri mu mwaka umwe, njya mu wa gatatu. Mu gutebya kwinshi, mu gutera ubuse, aragira ati, n'icyo gihe ntabwo namenye hagati y'umwaka wa mbere n'uwa kabiri uwo ntiza ari uwuhe. Uti natangiye ishuri nzi gusoma ariko ntazi kwandika. Gusoma byo nari narabyigishije nkoresheje igitabo cy'igifaransa nari naratoraguye. Nkajya mbaza abandi bana bigaga ati iyi nyuguti ni iyihe, iyi yitwa iki, bakambwira, hanyuma nkagenda nterateranya. Pastor Antoine Rutayisire yize amashuri abanza, ayarangije yatangiye amashuri yisumbuye ayiga muri Petit Seminaire ya Zaza, aho yakuye impamyabumenyi yiwe icyiciro cy'amashuri yisumbuye. Dr. Pastor Antoine Rutayisire yize amashuri ya kaminuza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ariko azagukomereza no mu zindi kaminuza zari ziri ku isi, twavuga nko mu gihugu cy'Ubwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu Dr. Pastor Antoine Rutayisire afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye na teolojiya. Dr. Pastor Antoine Rutayisire n'ubundi afite impamyabumenyi y'ikirenga muri Global Leadership mu bijyanye n'imiyoborere. Iyo mpamyabumenyi yayikuye muri kaminuza bita Fila Theological Seminary muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr. Pastor Antoine Rutayisire yize muri kaminuza yiga ibijyanye n'indimi, nyuma aza kubona masters yo kwigisha Icyongereza yakuye muri kaminuza North Wales yo mu Bwongereza. Pasiteri Antoine Rutayisire yasobanuye impamvu atabaye padiri kandi yarize mu iseminari, ibyo yise imitingito yo mu busore, nk'uko yabitangarije ikinyamakuru cy'Igihe. Pastor Antoine Rutayisire Dr. yagize ati, ibyo kutaba padiri byabaye impamvu zanjye bwite.
uti sinya mbeshya ngo mvuge ngo nuko ntabishatse kuba padiri. Urabizi iyo umuntu agifite imyaka 19 ari umuhungu aba afite imitingito myinshi yirukanka mu mubiri we, kandi wareba hanze ukabona inkumi zose zabaye nziza. Dr Antoine Rutayisire nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu Rwanda, Dr Antoine Rutayisire yayoboye umuryango w'ivugabutumwa mu Rwanda, naho mu mwaka wa 2008 yayoboye paruwasi ya Saint Etienne mu Biryogo. Akihava ajya kuyobora paruwasi ya Remera. Iyo paruwasi ya Remera ni nayo yaherewemo ikiruhuko cy'izabukuru. Akiri mu nshingano yagiye arangwa n'inyigisho zuzuye ukuri, zisunikira abantu kwegera Imana, kwicisha bugufi, kubana n'abandi neza, kugira ubworoherane n'ibindi. Dr Pasteur Antoine Rutayisire yakoze indi mirimo no hanze y'itorero, irimo kuba komiseri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge. Yabaye umwarimu muri segonderi zitandukanye ndetse no muri kaminuza. Pasteur Antoine Rutayisire ubwo yasezererwaga mu kuba umushumba w'itorero rya Anglikani paruwasi ya Remera, yasezerewe tariki ya 4 Kamena 2023. Asigira inkoni y'ubupasiteri Emmanuel Karegesa, ariko ajya gusezera yavuze ko nubwo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru azakomeza kubwiriza ijambo ry'Imana ngo kuko ari we muhamagaro we. Yabitangarije Kigali Today. Pasiteri Antoine Rutayisire n'umugore we Pasiteri Kayitesi Penina bamaranye imyaka 32 mu rushako. Dr Pasiteri Antoine Rutayisire ajya gusezera yaragize ati, ntabwo umuntu ajya mu kiruhuko cy'izabukuru kubera kananiwe. Ikigomba guhinduka nuko ntazaba nyobora paruwasi, ariko imirimo yose ya pasiteri nzakomeza kuyikora. Nzakomeza kuvuga ijambo ry'Imana. Nubwo nsezeye muri paruwasi nkajya mu muryango wanjye, bivuze ko nsezeye ku ntebe y'ubuyobozi, ariko ubu ngiye kuba umukristo. Ubu nibwo ngiye kuba umukristo bya nyabyo, ariko nzakomeza imirimo yanjye mu itorero. Nasezeye ariko ntaho ngiye, nasezeye ariko ndahari. Mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka kabonwa. Igitondo cy'uyu munsi twagize igitondo cy'umugisha. Abadukurikiye kuri chaîne ya Smart Maker TV Show, komeze kubana natwe. Nimba uri mushya ku isheni, kora subscribe tukujye dukomeza tubane mu muryango mugari, twubaka umuryango mugari. Nidusohora inkuru zihite zikugeraho kandi zikugereho ku gihe.
Njye mwumvaga kuri mikoro ndi Smart Maker. Igitangazamakuru ni Smart Maker TV show.